Reka twikomereze na part 2 yacu y'abantu bakomeje gusura Zucu na Diamond kwa muganga. Iyo yindi ndari nakoze nabonye yabaye ndende cyane, ndangije mitamo gukora iyi part 2. Ariko aba bantu baracyasurwa n'abantu bakomeye Tanzania, abayobozi bose bari kubasura. Ariko abantu benshi nyine reka tubanze tuvuge kuri iki kintu. Abantu benshi barimo kwibaza impamvu abantu bo kwa Diamond batari kuhagera, harimo mama we, mama Dangote, mama wa Diamond na Esma Platinumz mushiki wa Diamond. Bo ntabwo bari mu bantu bari kubasura. Ariko kuri uko kutabasura, Esma Platinumz hari ubutumwa yashyize kuri Instagram ye abugenera Zucu. Reka gusobanurire buno butumwa wumve ikintu yashatse kumubwira. Yatangira avuga ngo ku izina ry'Imana nyiri nyiribambe, buri munsi ngira ibyo nsaba Imana, ariko uyu munsi isengesho ryanjye riratandukanye. Nakiriye inkuru nziza ko mu muryango wacu hajemo umumarayika mushya, ubwo n'umwana mushya yavugaga. Bintera ibyishimo. Ndashaka kubwira abantu bose ko bakwiye guhagarika gucura imigambi mibi yo kunteranya no kudutandukanya. Bamwe bakomeje kuvuga ko njye na mama Sanura, uwo ni Zucu yavugaga, turi abanzi, ariko ukuri nuko atari uko bimeze. Idini ryacu ritwigisha kubabarira no kudahorana inzika. Niba Allah ubwe atubabarira, twe turi bande bo kutababarirana? Arangije arakomeza aravuga ngo mama Sanura, nyine yakoresheje iri zina mama Sanura nyine yita umwana wa Zucu, nyine ubwo ni Zucu yavugaga mama Sanura. Umugabo wanjye yanyeretse ubutumwa yanyoherereje, mu by'ukuri bwankoze ku mutima kandi bwandenze. Twese turi abayisilamu, sinshaka ko dupfa tutabanje kubabarirana. Ubu maze kuba umumama, nanjye ndi anti cyangwa ndi nyirasenge w'umwana. Reka turere abana bacu mu rukundo no mu mahame meza y'idini. Ngayo nguko ayo niyo magambo uyu mushiki wa Diamond yashyize kuri Instagram ye. Aya magambo akomeza guherekezwa n'ibintu yagiye akora, ariko ntiyahageze. Nyuma y'ariya magambo rero, mushiki wa Diamond ngikekese yoherereza Zucu n'umwana, arabibohereza, ubundi baranavugana kuri video call. Hano rero Zucu Diamond yaramuhaye telefone ngo avugane na mushiki we kuri video call. Ntabwo yahageze, na mama we kugeza ubu ntiyarahagera, ntabwo ubu barahagera, ariko nyine bavuganye kuri video call. Urabona ko Zucu nyine yishimye, ko ni byiza, byari byiza. Reka dukomeze turebe. Umva mbabarire n'ugenda utarebye ukuntu Zucu yahembwe n'ibikomerezwa, yasuwe n'abantu bakomeye. Mbabarire ubirebe, komeza ubirebe, tugerane ku musozo. Abandi bantu rero nabo babasuye ni Billnass n'umugore we Nandi, nabo ni abahanzi babasuye, nabo baraza, nabo bari bishimye nyine ku maso bigaragara. Na Zucu yishimye na Diamond, nabo bari mu bantu nyine baje kubasura no kubafelicita. Wow, umva ibintu bikomeje kuryoha, bikomeje kuba byiza. Reka dukomeze tureberere n'abandi bantu bagiye bazi ko bagiye baza nuko bagiye bakurikirana. Kwa intro hiyo unaweza kakosa. Abi kwa ile moja nzima kwa kanisa moja. Kama mwanangu ya uongo. Angalia jamani. Mtoto anakuja kumtampa clip yake baadaye. Ajua kama kuna malichi hapo na malichi hapo. Baraka zinaanzia hapa. Unaona mambo. Maki mtoto huyu. Na ugongo na kukiona video hivi inakuja. Basi angalia sisi tunataka pembeni. Ndio. Kwa mzee ndio tunazungumza. Songea kwa mimi. Songea mimi. Songea mimi. Lakini hapa tu, bando tu. Nenda mkiangalia katika shua kama watu 20 tu kulifanya 20. Wale watano. Wale zuri moja moja. Hapo kwa sababu kwa kuweka tena hamna. Zingine tutakuja kwenye birthday yake au kwenye 40. 40 baba unapatia kiasi gani?
reka dukomereze rero kuri bano bantu nabo bo muri banki, ni abakozi ba banki nabo bari babasuye baje kubafelicita no kubaha ibihembo. Ngaba nabo rero baje barabasuhuza, nyine ibintu byari byiza, mana yanjye byari byiza, byari biryoshye. Barangije ntabwo baje gusa, banabahaye sheke ya miliyoni 5. Wow, babahaye nyine na sheke ya miliyoni 5. Byari ibyishimo, urabona ko Zucu yari yishimye, nabo bishimye. Umva nyine basuye n'abantu b'ingeri zose. Hahise rero hakurikiraho ambasaderi w'Ubufaransa muri Tanzania. Nguyu dore ni ambasaderi w'Ubufaransa, urabona ko nawe yari yishimye, nawe yageze kwa muganga ajya kubafelicita. Ngayo nguko reka dukomeze rero no ku muntu wa kangahe, wa gatatu nawe wabasuye muri iyi part 2 yacu. I brought you just a few things from the French embassy. Just a bag to carry all your stuff. A kanga that we did for the French embassy. Okay, because you're always been very welcome in France. And then you need to write a story of that baby. Nyuma y'uyu mwambasaderi rero hakurikiraho umugore wa perezida wa Zanzibar. Wow, uyu ni umugore wa perezida wa Zanzibar, nawe yahageze kwa muganga, yagiye kubasura nyine no kubafelicita no kureba umwana bibarutse. Uyu mushyitsi rero nawe winjiye ni umugore wa Rayvan, nawe nguyu rero yari yaje kubareba, yaje umugisha umwana wavutse. Ibintu byari byishimo kabisa. Basuwe n'abantu, umva banza ari Tanzania yose kabisa, banza abantu bose muri Tanzania babasuye babagezeho. Wow, umva ngiye ibintu nyine ndi kubona ari byiza, mana ni byiza, ni umugisha pe. Undi mushyitsi rero nawe wakurikiyeho ni Barnaba n'umugore we, nabo ngabo bari binjiye. Abashyitsi rero nabo bahise binjira n'aba anti n'umwana, nabo ngabo baje umva baramwishimiye, nabo baje kumuhugisha. Ngabo rero nabo baje bamuha amafaranga nk'ibisanzwe, nta muntu n'umwe wagombaga gusohoka nyine adashyizeho amafaranga, adahaye umwana amafaranga. Ngabo nabo rero bari kuyashyiraho, ubundi Diamond ahita afata umugore we bajya gutembera. Nguwo arimo aramumenyereza nyine kugenda nk'umuntu ubyaye vuba, nyine ntabwo biba byoroshye. Nguwo ari kumutembereza bazenguruka gake gake ariko banaganira. Mama ngaba abantu ngo se bari baratandukanye
Imana ntabwo nyine bapfa gutandukana gutyo gusa, ntabwo bapfa gutandukana rwose. Imana cyakoze ni byiza, urukundo ni rwiza, nibakomeze bikundanire mpaka. Ngabo rero barimo baratembera ariko banaganira nyine ibintu byose ni salama, ni amahoro kabisa, nta kibazo na kimwe. Abashyitsi rero bakomeje nabo kuza ku bwinshi. Aba ni abashyitsi nyine bagiye batandukanye bagiye bahagera gahe nguko. Abandi rero bakurikiyeho nabo bumvishe batagomba gucikwa ni abantu bambitse umwana wa Zucu. Aba bantu binjiye nibo bambitse umwana wa Zucu, nibo Zucu yaguriyeho imyenda y'umwana wawe. Reba nabo banze gutangwa, baravuga umwana wavutse reka tujye kumuha umugisha. Ngabo rero nabo bari baje bazanye ibintu byinshi, murabibona, bari baje nyine bamwereka ko bamwishimiye rwose. Ibintu rwose byari byiza kandi byari biryoshye. Nimba wumva wishimiye Zucu n'umwarayika yabyaye, ni ukuri ubitsige muri komenti. Nawe nimba uri umuntu ukunda ubuzima rwose bw'abantu bo muri Tanzania, niba uri umuntu ukunda abantu ba star, ubishyire muri komenti ubimbwire, ubundi dukomeze kuryoherwa. Kandi niba uri na mushyashya, please ndakwinginze untere inkunga, unkorere kuri sabu kandi unasharinge ibi bintu inshuti zawe, kuko muzakomeza mugenda mubona ibindi bintu byinshi kandi byiza, kandi nizeye ko muzakunda. Umushyitsi rero nawe wakurikiye ni Juma Lokole na Paula nawe ni umukobwa wa Kajala wa ex wa Harmonize. Nguyu nabo bari bahageze. Uyu mugabo Juma Lokole ni umuntu ugira amakuru, batangira amakuru ku gihe. Ngaba rero nabo bari bahageze, akaba ari n'umunyamakuru muri Wasafi. Ngaba bari bishimye bari kumuferesta. Nawe rero ntibari kugenda batageze ku kigega. Ngaba Juma yaragiye gushyiraho amafaranga, ko yayashyizeho dore amafaranga pe, yayashize. Aha rero Paula yaramuhaye nayo amafaranga ye yari afite ngo nayo yayashyireho, ariko Juma arambwira ati yishyirireho wowe. Nguyu rero ari kuyishyiraho, nawe ari guha Zucu amafaranga. Nguyu Diamond rero yahise atangira gushimira abantu, arabashimira ukuntu baberetse urukundo, ukuntu babasuye, ukuntu babasengeye. Nguyu rero arimo abashimira cyane. Zucu rero hano nawe yari arimo ashimira abantu bose baberetse urukundo, ababasuye, ababasengeye, ababahaye impano, abantu bose yarimo abashimira. Nyine beretswe urukundo pe. Ngahe nguko rero nahangaha dusoreje, naho ubutaha mu bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nimba mu bishaka ko dukomeza kureba ukuntu biri bukomeze kugenda kwa muganga ndetse no hanze yo kwa muganga Zucu yatashye, ubimbwire muri komenti, ubundi nze dukomeze twirebere ukuntu ibintu biri bukomeze kugenda bigenda. Ndagushimiye rero wowe wakoze sabu. Nimba nawe uri mushyashya utarayikora, please ndakwinginze uyinkorera, uramfashije kandi Imana iguha umugisha.